Martin Fayulu byange ubyemere niwe uri prominent muri abangaba muri muri C64 undi ufite ubwo bushobozi umuntu yavuga wenda Moise Katumbi si cyane nka Martin Fayulu. Martin Fayulu ko yatsinze n'amatora muri 2018 rwose yari yatsinze Tshisekedi bigira uko bigenda abantu barabizi ibyo ntitubisubiramo abona kujya ku butegetsi byanye n'ibyo yavuganye yasinyanye yemeranyije n'uwo yasimbuye predecessor we Joseph Kabila Kabange. Ndabasuhuje ikaze kandi hano kuri One Vision Rwanda TV kugira ngo tuganire. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe n'abayingana Semugeshi. Uramahoro? Yameze neza Jean de Dieu. Nabe ndizera kumeze neza. Meze neza. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga cyangwa se Cour constitutionnelle rwamaze gutangaza ko rutari competent cyangwa se ruri incompetent kuba rwakanaliza cyangwa se rwasesengura ibyasabwe n'umumetere umwe mu bakomeye hari muri kiriya gihugu kubijyanye n'itegeko nshinga gufata cyangwa se gukora kamarampaka kugira ngo bihinduka itegeko nshinga muri kiriya gihugu. Itegeko nshinga ryo muri 2006 ubutegetsi bwa Tshisekedi butemera ndetse bwageze no kuvuga ko ngo ryacuzwe n'abanyamahanga. Ibyo rero bituma bavuga bati kurihindura. Ni umunyamategeko witwa Maître Duri Mutu Lulu niwe wagejeje umushinga ku itegeko wa referendum ku rukiko rurengera itegeko nshinga. Semugi impamvu batangaje abantu baranabyisomera ubwo baranabibona ariko baravuga ko ngo nagira ngo nge kuri point nyirizina ituma batangaje gutyo. Baravuga ko ngo uwo mushinga a été déposé devant la Cour constitutionnelle alors que le texte n'avait pas encore été définitivement adopté par le Parlement ni transmis au président de la République en vue de sa promulgation. Nuvuga ngo niyo mpamvu nyamukuru bavuze ngo ntabwo dufite ububasha bwo kwakira ndetse no kwanaliza cyangwa gusesengura uyu mushinga kubera yuko utabanje kwemezwa mu buryo bwuzuye definitivement adopté, kwemezwa gutorwa mu buryo bwuzuye n'inteko ishinga amategeko cyangwa se ngo banze kugezwa imbere ya Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo navuga ngo abihumugisha cyangwa ashyireho nk'iteka cyangwa itegeko ko wabigita kose rituma uyu mushinga ugira uburemere. Ariko iyi serire ya communication y'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga banakomeje cyangwa se bakomeje bagaragaza ngo iki cyemezo cyatanzwe cyangwa se uyu mwanzuro wafashwe ntabwo ujyanye n'ibyo uyu mushinga ugamije nka fond, ahubwo uburyo ibyabanje byakozwemo nibyo byatumye bavuga ko badafite ububasha bwo kwakira uwo mushinga. Ariko fond cyangwa se ibigize uwo mushinga ubwabyo sibyo ba rejectinze. Ngira ngo urumva ikiri mahari ntabwo bigeze batera ishoti umushinga ubwawo ibiwurimo ahubwo process. Ubwo ntibagiye kubisubiramo bundi bushyashya. Actually nacyo kintu kiba gihari cyangwa se gishoboka iyo urukiko rurinda itegeko shinga rwanze umushinga runaka cyangwa se projet runaka bahawe habari option ebyiri. Hari uko umushinga ushobora guhagarikwa cyangwa se akaba reform ugasubirwamo dukosa tugakosoka. Bivuze neza naga icyo bari against suguhindura cyangwa se sira kamara makindwa article 34 mwitegeko shinga. Bivuze ko nubwo urukiko rwahakanye ko cyangwa se rwavuze ko dafite ububasha bwo gusuzuma nibi byakozwe bihura n'ikitegeko shinga riteganya, nago bigeze bahakana umushinga nyirizi no guhindura article, ahubwo bafite doubt cyangwa se bafite gucyekeranya, ntago bizeye neza process. Bivuze ko iyi reform nago iri buze kugorana, gusa icyo tuzi ni kimwe: mu kwezi kwa Gicurasi ariko kwezi kwa gatanu mu mezi ya Kinyarwanda kwa ukwezi ko ari kwarahariwe ngo kukusanya ibitekerezo bizaturuka mu baturage.
ntago higeze hatangazwa ukuntu ibyo bitekerezo byakusanyijwe, gusa ukwezi kwa gatanu gusoje cyangwa se kwa Gicurasi kurangiye, bemeje ko abaturage bavuze yego cyangwa se ngo bishimiye uko uyu mushinga ukupanze no guhindura iriya article kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi itegeko rimwemerere kurenza manda ebyiri ku mwanya mukuru w'igihugu. Kuko tuvugana ari muri manda ya kabiri kibura umwaka hafi n'igice, kuko 2028 nibwo manda ya kabiri agomba kurangiza. Icyo rero itegeko shinga yateganyaga muri rusange, hatarazi imishinga yo kurikoraho no kurivugurura, umukuru w'igihugu araba yemerewe manda ebyiri, hanyuma ibye bigashyirwaho akadomo. Ariko Perezida Felix Tshisekedi we yifuje ko haba iyo kamaramaka, iri tegeko shinga cyangwa se iyi article 34 igahinduka, akemererwa ku-extendinga manda ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Byabye si gitangaza, sinawe wa mbere bikoze ku mugabane wa Afurika, dufite ingero zawo bishoboka. Ariko biba byiza iyo nyirizina first of all ibyo ubundi bitangiye kuza ari igitekerezo cy'abaturage, ariko iyo ari imishinga yacuriwe iyo ku bw'inyungu, iyo personal gain, ikitirirwa general gain cyangwa se general interest, ubwabyo nyine nacyo gituma twarabonye opposition ihaguruka, kuko barabifata nkaho ari inyungu z'abantu z'agatsinda runaka cyangwa se itsinda runaka, ariko bashaka kwitirira ko ariko miliyoni zirenga 100 z'abakongomani ziri kubyumva. Nubwo bavuga ko habaye ikusanya bitekerezo no kureba no kwemeza nyine iki kintu ko cyaba abaturage baba baracyemeje. Icyo ndi kubona rero ni ikihe Jean de Dieu, nuko agiye kuba reform, kuko uyu mushinga wo ntugiye guhagarara, icyo tugiye kubona gusa ni reform. Ntekereza ko bishobora no kujyana no kuba wenda wanahagarara, wenda nabyo byashoboka. Kubera iki ni kimwe mu bintu nonahangaha biteje impungenge. Twavuze tubabwira ukuntu yasubitse urugendo rwe muri New York, navuga Tshisekedi abwira ukuntu Osecours ye uwo bita General Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yafashije kugira ngo abantu bo muri C64 bahurire hariya, bamaze gusubika inshuro ebyiri iyi myigaragambyo bagomba gukorera i Kinshasa. Hanyuma ntekereza ko yaba yarabonye ko wenda akeneye kubanza kubyigaho byisumbuyeho iby'umushinga kugira ngo habe havamo ikintu kiri concrete kuri we, cyangwa mu kimwe akavuga ati wenda nabona n'inama zimbwira kuwureka, cyangwa n'igitutu. Hashobora no kubona igitutu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umushinga yagomba kuwukora, niwe wahisemo kubinyuza mu mategeko, kuko niwe wahisemo gufata uyu mushinga ngo awushyikirize urukiko rurinda itegeko shinga cyangwa se rushinzwe nyine kureba amategeko akurikizwa. Kubera ko nka Congrès yari yabyemeje, imitwe yombi, umutwe w'abadepite n'umutwe w'abasenateri, ari nazo numwe nyine za rubanda, bivuze ko bo bari bavuze ngo cyangwa se bari bemeje ngo ibyo abaturage bavuze natwe turabishimanye. Muri Sena kenshi niho babigorane, cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Niba uyu mushinga urabashije guca mu nteko ishinga amategeko, icyaburaga kwa ubundi abantu bumvaga ko direct uzatugenda ukomereza muri presidence, Perezida Felix Tshisekedi, kuko ibintu ubundi akenshi bituruka muri Sena bijya muri presidence, kugira ngo ibyo bemeje umukuru w'igihugu ashyireho signature bibe nyine bibe biraprove, bibaye iteka, bibaye itegeko, iteka cyangwa se itegeko. Ariko yase ashyiramo indi step, nekereza ko nayo yari nziza, yo kugaragaza ko ibikozwe no gusuzuma niba rwa rukiko rundi itegeko shinga ese biri gukorwa n'ahantu na hamwe bibangamiye cyane ko bafite ingingo nyinshi, nk'ubwo ya mbere wayivuze bavuga ko iri tegeko ryacuzwe n'abanyamahanga ya 2006. Yo nimwe mu mpamvu bitwaza, bakavuga ko bakeneye kushingira cyangwa se kugendera ku mahame n'amategeko yabo byite nk'abanyagihugu. Cyo ni icyambere. Icya kabiri wenda waruvuze guhagarika uyu mushinga bikubiye gake, kubera ko ni kimwe mu bintu nimvuga ko yashyize agatuza abantu babyumve neza, ni kimwe mu bintu giteguye gukora ibishoboka byose kigasohora. Ahubwo icyakorwa nikiye niyo reform, kuvuga ngo basubire ni process, barebe ese kubera icyo ubundi urukiko rundi itegeko shinga rwiyambiye ubwo bubasha bwo gusuzuma niba ibyo twakoze bihura n'icyo itegeko shinga rivuga, kuko ikigaragara si umushinga banze, icyo banze nukureba niba koko byarakozwe byemewe n'amategeko. Izo reforms yo ndabona zishoboka, ari nacyo cyo kintu twazi tuvuga mu biganiro byatambutse, bisa nka hari ukugura igihe
bisa nko bari kugenda bagura igihe, kuko ukurikije uko iyi C64 bari kuyitwara ubona ko hari ibintu bashaka gushyira ku murongo, hari ibintu bari kugerageza gushyira ku murongo basa nk'abigurira igihe kugira ngo babinoze babishyire ku murongo, ubundi bakora ibintu nta gitutu habe icy'imbere mu gihugu nacyo gikomeye cyangwa se igitutu cy'amahanga. Kuri urwo ruhande nshobora kukumva Martin Fayulu abantu baba bibuka igihe yari pete na kigdore hagati ye na President Felix Tshisekedi Chilombo, yewe yanamusuye mu biro bagira ibyo baganira barifotozanya bagira gute. Hari abantu benshi basesengura banafite amakuru bavuga ko ngo hari icyo kimeze nk'amasezerano bagiranye atari fomo mu by'ukuri, ariko bagiranye amasezerano ngo yahishe yibanga. Martin Fayulu byange ubyemere niwe uri prominent muri abangaba muri C64. Undi ufite ubwo bushobozi umuntu yavuga wenda Moise Katumbi si cyane nka Martin Fayulu. Martin Fayulu ko yatsinze n'amatora muri 2018 rwose yari yatsinze Tshisekedi, bigira uko bigenda abantu barabizi ibyo ntitubisubiramo. Abona kujya ku butegetsi byanye n'ibyo yavuganye yasinyanye yemeranyije n'uwo yasimbuye predecessor we Joseph Kabila Kabange, byageze naho President w'u Rwanda Paul Kagame ubwe publicly aravuga ati hari abakuru b'ibihugu ba Kenya, ati ba Afrika y'Epfo murabizi ati na Lisisi mu Misiri no mu Misiri, ati ibyo byose ni amakuru abantu bakurikira babizi, si byo nshaka kujyamo uko byakabaye. Ariko bivuga ko uyu nguyu Martin Fayulu yabafitanye amasezerano meza ukuntu na Tshisekedi, ku buryo ngo kandi iyo urebye niwe udrivinga cyane cyane iyi C64 ndetse mu kumobiliza Kinshasa rwose. Martin Fayulu aramutse atabigiyemo ndakubwiza ukuri ntabwo bya succeeding icyo ngicyo byakora, ariko bishobora kutagira ku rwego rw'uko byakageze ku rwego tubibona. Hakaba ikindi kintu ntekereza rero, ntabwo utekereza ko niba bageze naho bashyiramo nivo aho byahereye ko muri parlement mu nteko ishinga amategeko ngo batigeze babyadopta definitivement, bivuze ngo niba hagiye gusubirwamo rero uko ibintu byakozwe muri presidence ho nta kibazo, presidence ho nta kibazo n'ubundi, ariko ngo no muri parliament ntabwo byigeze bibadopte definitivement. Hari ikintu ntekereza ishinze mu mutwe, ntiwabona ejo bundi niba bagiye gutangira process babigejeje muri parlement, ahubwo no parlement bakabyanga noneho, kuko n'ubu bavuga ngo ntabwo byabaye adopte definitivement. None kuki batagerayo bijyanye n'uko kuntu abantu bikomeje kuba ibibazo n'iki nteko ishinga amategeko bavuga atari ku mushinga mu pariki inzoga iracyari yayendi bagiye guhindura icupa. None se ubungubu ntabwo nk'abantu bazi amategeko bari babizi ku buryo bica process. Dore impamvu nacyo nyine uru rukiko ruba rumaze, kuko byanze bikunze baba bazi ko hashobora kuba icyo kintu ida cy'amarangamutima cyangwa se cyo kurengera inyungu z'abantu runaka. Yego, niyo mpamvu urukiko ruba ruhari. Icyo ndi kubona ni kimwe, ntago abagize inteko bahindutse, baracyari babandi. Niyo ugiye kureba majority y'abari mu nteko n'abavuga rumwe na Perezida Felix Tshisekedi, yakoze ibishoboka byose elema harimo abo muri opposition barimo, ariko za elema navuga nyine zari gutanga z'ingenzi nta zirimo. Abo ngabo ubwabo bamaze kwideclara nka opposition, nta nubwo bari mu nteko. Wenda barwanashyaka babo barimo ntabwo bafite ijwi, kuko igikora mu nteko ni majority mu batoye. Ntibivuze ko no muri nteko yose yigeze itora yego, ahubwo bararebye ku bwinshi ni bandi usanga niyo sacre. Kira kintu yakoze rero cyo gushaka amashyaka yandi amwiyungaho ngo bakore ikintu kinini, nimwe muri strategy nshya nyine abanyepolitiki cyangwa abadiplomate bari gukora. Ufite ishyaka nibyo, ariko ukagenda unakukumba, nyemere nkoresha iyo terme, dushyaka dutariko mu gihe cy'amajwi two dushyaka ubona umumaro wabyo. Muri cya gihe cy'amajwi nibwo ubona umumaro wa yamashyaka ari muri coalition, kuko Union Sacre bavuga ko yihari hafi 70-80 by'imyanya iri mu nteko. Ni ikintu kinini, nabo siko bose batora yego, siko bose nabo batora yego, ariko nibura uba we expecta ko umushinga wawe nuca mu nteko uzahaca wihuta. The same case turi kuvuga muri Senegal, nyemere mbikumbi nk'ubihuza gato. Nk'ubu Pastef Perezida arabizi ko umushinga wose uca mu nteko ntago bahumugisha. Kubera iki? Kubera ko Osman Sonko ni usa nkaho yihariye inteko. Yego, bavuga rumwe.
so urumva rero iyo muneko ufitemo abantu none ku bwiganzi uko byamera kose ubu wizeye ko umushinga wawe uzacamo wihuta. Icyo mani reforms zigiye gukorwa ibyo bivuga ko bitakurikije amategeko kuko nagura urukiko rwagaragaje ubundi nyirizina ni ibiki bitagenda neza mu hano. Uratekereza iki ku umuntu yatekereza ko cyaba ari igitutu noneho ku buryo hari nk'amahanga runaka cyangwa se abandi bantu bari powerful bavuze batereka twoye kubiyivanga uko byakabaye noneho dutume bavuga ko process yapfuye n'ibisubire n'ubundi bipfe wenda birangira. Sinzi byo mu muntu abitekereza hari ibintu bibiri umuntu ashobora gutekereza. Icyambere hari ukugaragaza ko ibyo bari gukora bashaka ko bica mu mategeko. Cyo nacyo gitekereza nka strategy president ari gukoresha. Ati ntazaregwa ko nisha amategeko. Ukuvuga ngo umushinga bwa mbere nawunyirije mu rukiko rundi tegeko shinga. Birapfa kandi sina bitagenda neza. Kandi sina force against y'igitekerezo cyabo ngo mbahatirize twarongeye dutangira bushya barabya prove. Okay. Iyo ni option mu maso y'abareba kuko barabona ko nta gitutu washyize ku mategeko. Ni umuntu uri bind ku mategeko. Wagejeje gukora ibinyuze mu mategeko paka amategeko yiyemeje ko ibyo uri gukora ari byo. Good. Iyo ni point. Icya kabiri hashobora nyine kuzamo icyo kintu nanone cyo kuba uwo mushinga wanahagarara nubwo nyine bitari mu bishoboka ariko nayo n'indi option probability iri hasi ariko nayo ntabwo wayisiga. Uyu mushinga ushobora guhagarara kubera iki? Kubera ko internally iyi ni projet bisaba ko hari amaboko abiri kandi agomba guhana umukono. Uvuga ngo ni nk'ibice bibiri hagati aho harimo umuhora munini kugira ngo nawe duhure birasaba ikiraro. Ukuvuga ngo rero ayo maboko internal and external influence birakenewe. Hari igitutu gishobora kuba cyaba cyinshi nabyo umuntu hakabaho kureba ko babijyana gake gake akazaca ahubwo mu nzibacyuho. Nuko hari ibitekerezwa ni byinshi aje kuvuga ati okay reka mbihagarike ndabona byateje akavuyo intambara ntacyo bitwaye M23 uko ihari sa nkaho ifunze umutwe natwe dufunze umutwe turakomeza dutindanye bya gisirikare wenda igihe nikigera nza deklara ko tutakora amatora y'umukuru w'igihugu hari intambara nkire inzibacyuho rero umuntu ashobora kwiprofitiramo n'imyaka 5 yashira Zelensky samaze igihe kingana none so hari uguprofita inzibacyuho cyangwa se icyo gitutu cy'amahanga byose niba bishoboka ariko tutegereze turebe ariko ubwo nuko nko cour constitutionnelle yabitangaje ko idafite ububasha bwo kwanaliza uyu mushinga watanzwe n'uyu mu Maître Lulu. Hanyuma Joseph Kabila Kabange numwe mu ba players bakomeye hano muri iyi conflict yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko no mu gihugu muri rusange ni figure na karere na Afrika yewe ni player ukomeye cyane ariko ubwo turi kuvuga ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu hagaragaye amashusho yibereye i Bukavu muri Sud Kivu. Ni umugabo wakunze kurangwa na silence n'ubu ngubu ntabwo byahindutse akunze kuvuga make gake ndetse akunze no kuzenguruka mu bihugu bitandukanye. Ejo bundi ahangaha yari muri Kenya ubu ngubu yagaragaye ari i Bukavu. Ni figure kugeza ubwo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yavuze ati uyu ni vrai commanditaire wa AFCM 23. Ndabyibuka neza hari muri Munich Security Council yanama y'umutekano ikomeye cyane yiga ku by'umutekano beri Munich mu majyepfo y'igihugu cy'Ubudage. Uyu nguyu kujyayo hari ikintu gikomeye cyane umuntu yabibonamo muri Bukavu. Yego kuko ni ibice byombi sofa biri mu maboko cyangwa se mu bugenzuzi bwa AFC 23. Ni n'umujyi nyine ufite icyo usobanuye binugushimangira ko imikoranire ivugwa hagati ye yego na M23 koko yabariyo kubera ko uretse no kuba President Felix Tshisekedi bivuga ko na OFAC yashami ikora muri departement y'imari ya Amerika afata ibihano nabo bemeje ko ari umuyobozi w'icyubahiro wa M23. Ibi no gushimangira ko ahari ndetse Kivu y'Amajyepfo turabizi kara karere k'intambara akarere k'intambara wenda tukamenye kari muri Bukavu gusa why not wasanga nasura ibice by'intambara cyangwa se nahagera ni ka motivation ukomeza kugaragara mu ibice nibishimangira ko byange bikunde rwose hari imikoranire y'abikara hagati ye na M23. Reka tureke no kuba wenda katari umuyobozi w'icyubahiro ariko ibyo FAC yavuze n'iby'ubutegetsi bwavuze bafite amakuru buri ababizi hari n'abajya kure bakavuga ko rwose yari umushinga we projet ye kubera iki
iyi M23 yongeye kubura umutwe 2021 already rero amaze kuba umwanzi n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. haravuga bati wasanga ari umushinga we nyuma barajijisha tubona RFC ravutse ninde wayiremye Corneille Nangaa ninde bafite ibyo baziranyeho cyane. umukozi we Yes. Yes. Nangaa ari umukozi wa Kabila nyuma aramwakira nyine umwakira shebuja nk'umuntu wamaze imyaka 10 na ari umukuru w'igihugu n'ibindi iyo huje utuntu duto ubona ko ari isano nini hagati ya na M23 nubwo abantu barwanye bo tarabyemeza bemeza ko coordinateur ni Corneille Nangaa ubwo vice coordinateur ni ngira ngo ni Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Aho nibo bayobozi bo bemera bazwi natwe tuzi ibyo bindi bivuga ko yaba ari umuyobozi w'icyubahiro cyangwa se umushinga ari uwe Officially ntabyo ivuga. Officially ntabwo bihari aho kugaragara muri bira bice nyine biraboneka ni umuntu wabo yes uburyo umwe cyangwa se ubundi so ibi ntabwo ni icyo biri kugaragaza ariko muri kino gihe nyine ni circulation y'ingendo ze muri Kenya tuzi kivuze kuri Kongo ku butegetsi bwa Kongo none aha buhari kudahuza kubera iki bashinze Nairobi ko ihumwanya batavuga n'ubutegetsi kuba hari AFC no yavukiye ingendo ze za hato na hato bwingu ubwabyo nyine biragaragaza ko ashobora ari ikintu kiri massive kiri gutegurwa dushobora guhanga amaso na wamenye ngo ni giki ariko diplomatically hari ikintu kiri massive kiri gutegurwa uyu Kabila abantu bumve ko ari izina sinsina ngufi yego oya rwose ntabwo ari insina ngufi numwe mu ba president afite ama connection menshi mwisi n'ibidolari ngo biradepse herwe bavuga ko Dangote rimwe na rimwe baho yashobora kuba wo influence network kubihuzahuza Joseph Kabila Kabange nakubwira ko ageze no mu gihe cya nyacyo cyo kuba umuntu yaba umutegetsi yaba perezida kubera yuko yagiye ku butegetsi akiri mutoya muri 2001 nyuma yuko se apfuye arashwe akadogo rwose kasereka umwana muto wari umusirikare hanyuma nguyu ahita atoranywa ngira ngo Edi Kapendi bavuga ko ari namubyara we umusirikare ubu ngubu ugeze no gufunga igihe kinini cyane yes hepfo hari muri zao Katanga n'ibindi havuze ati muramenye ise n'uyu nguyu yavuze ko azaba perezida icyo gihe rero yarakiri mutoya of course yanabaye perezida aranakora n'iki ariko ubu ngubu ku myaka ye rwose nicyo gihe abantu babera perezida ubu rero nawe iyo ntebe kuba yishaka ntabwo umuntu yabishyira ku ruhande rwose ni bimwe mu byo abari kuzengurukamo reka dusoreze aha ngaha ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiye hanyuma rero dukomeze kubana kuri One Vision Rwanda TV SMGS wakoze n'abakurikiye ibiganiro bindi byacu mukomeze kubana natwe turabana namwe natwe